Mu mwaka w'ibihumbi 2012 nibwo hatangijwe gahunda ya Youth Connect yaje ari igisubizo ku iterambere rirambye kandi rigera kuri buri wese by'umwihariko urubyiruko. Ubwo yizizwaga imyaka 10 imaze ishinzwe, Perezida Kagame yanenze bamwe mu rubyiruko ngo bafata umwanya wabo bagakora urugendo rutari rugufi bagiye kuramya ahantu hagaragaye ibonekerwa, ibintu afata nko kuramya ubukene. Naje kumenya ngo urubyiruko nkamwe bafashe inzira bagera ku bihumbi, ngo ni ibintu kandi bibaho buri gihe, ariko ni byiza ko ntangiye kuvuga ngo ni byiza ko ntabimenye, iyo mbimenya kare mba narabihagaritse ntibikomeze kuba. Urubyiruko nkamwe mugafata iya mbere mukazinduka mukamara iminsi 3 mugenda n'amaguru ngo bagiye ahantu sinzi ko nabyita habonekewe cyangwa havye, ariko hajyanye n'ubukene. Urabyumva? Hajyanye n'ubukene ni ukuvuga ko noneho mugezaho kuramenya ubukene, umuntu akazindurwa no kujya nagira ngo niyo musenga niyo yaramute musaba ibyabateza imbere, musaba ibyabakiza mukava mu bukene, sibyo? Niko byamera. Nta muntu waramye ubukene, ntibibaho. Ntimuzasubire, mwakoze ishyano, ababikoze bakoze ishyano. Rwose nongera no kubyumva, hari n'abanyuze ahandi ngo bagiye gusenga ubugeni, nzazana amakamyo bashyiremo bose ngende mbafungira ahantu. Nzabarekura ari uko ubwo bukene bw'ibitekerezo bwabavuyeho. Urabyumva? Ntabwo abantu babaho muri iyi myaka, muri iki kinyejana, abantu uraramya ubukene cyangwa uraramya cyagira abantu abakene? Ntabwo abantu baba bari bazima, ntibibaho, ntibizasubire. Umukuru w'igihugu yavuze ko ibintu nk'ibyo ari byo bituma imbaraga abanyafurika bakoresha zangirika n'izijya mu bikwiriye, kuko nibyo bituma ibintu nk'ibyo nibyo bituma abanyafurika, abanyarwanda duhora imbaraga dukoresha zijya mu nzira itariyo. Abantu bakoresha imbaraga mu nzangano, mu kwangiza gusa, nuko kuramya ubukene. Ikizakubuza gusabiriza mu gitondo ni iki, cyangwa igihugu cyawe gusabiriza kubera ko byagenze gutyo ni iki? Kizabuza igihugu cyawe gusabiriza ni iki? Ntuza gusabiriza nabyo twabisanzemo ikindi kintu kiduha agaciro. Binyuze muri Youth Connect hahanzwe imirimo isaga 36,000 ibyara abasaga 24,000 bavugira bakanafasha abatishoboye n'abaharanira iterambere rusange bagera kuri miliyari 4. Mu myaka 10 ishize gahunda Youth Connect yashoye agera kuri miliyari 2.5 z'amafaranga y'u Rwanda mu bikorwa by'ubucuruzi by'urubyiruko birenga 2,000, nabyo byongera agera kuri miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda mu bukungu bw'u Rwanda. Nubwo Youth Connect yavukiye mu Rwanda, urumuri rwayo rwageze hose kuko uyu munsi iri mu bihugu bisaga 30 ku mugabane wa Afurika. Perezida Paul Kagame yabivuze ubwo yagezaga impanuro ku rubyiruko rusaga 2,000 rwitabiriye ibirori byo kwizihiza imyaka 10 ishize Youth Connect ishinzwe na guverinoma y'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yavuze ko igikwiye kwibazwaho ari uko abanyarwanda cyangwa abanyafurika bemera Imana ariko bakaba badateye imbere nk'abo ku yindi migabane y'isi.
nk'abanyarwanda, nk'abanyafurika, turi abantu nk'abandi. Iyi si twese uko tuyituye birazwi ko hari ibihugu bikomeye bikize ndetse bibwira abandi uko bakwiriye kubaho, bibategeka bavuga ngo ngomba kubaho utya. Aho ngaho ngira ikibazo. Nk'abantu ntawaremye undi, twaremwe na za mbaraga zindi tudasobanukiwe neza, ariko nk'abantu jye nawe n'undi, waba uva muri Amerika, waba uva mu Bushinwa, waba uva mu Buhinde, waba uva mu Burusiya, waba uva mu Burayi, waba uva hehe, jye nawe turi abantu. Nta muntu waremye undi. Aho niho dushingira ko abantu bagomba kubahana, kuko nta waremye undi. Ntabwo waza ngo untegeke uko ngomba kubaho, ndakwangira. Mbaho nk'uko bikwiye, nk'uko mbishaka. Ntabwo byaba nk'uko wowe ubibona cyangwa uko ubishaka, kuko ntabwo ndi umutungo wawe, ntabwo ndemye. Ntabwo ndi itungo ryawe. Ibyo rero nibyo bivamo biheraho ka gaciro tuvuga buri munsi. Agaciro abantu nibo bakiha, bakigenera. Ugomba kuba utekereza utyo, ugomba kuba utekereza ko uri umuntu urimo ubushobozi, ariko wenda bufite aho bugarukira. Umukuru w'igihugu yavuze ko ibintu byose biva mu ntekerezo z'umuntu, ari nayo mpamvu usanga u Rwanda cyangwa Afurika biri inyuma y'ibindi bice by'isi. Ibyo kuki bigera ku Rwanda cyangwa bigera muri Afurika, bigasa nk'aho ku bintu byinshi cyangwa byose turi inyuma y'abandi bose, ndetse ku buryo bisa n'ibibahaye kutubona nk'aho ari bo baturemye. Icyo ni ikibazo tugomba kwibaza, ndetse dukwiriye kwibaza turi bato, kugira ngo dukure dushaka igisubizo cy'icyo kibazo. Perezida Kagame yavuze ko abantu bose, baba ari Abanyarwanda cyangwa Abanyafurika, bakwiriye kuba bibaza uruhare bashobora kugira mu guhindura amateka, ndetse yibutsa urubyiruko ko mbere y'uko bubaka igihugu nabo baba biyubaka, kuko bari muri uwo musanzu rusange. Umukuru w'igihugu yavuze ko urubyiruko rukwiriye guharanira kwigira, kandi abakiri bato aribo bagomba kugira urwo ruhare. Perezida Kagame yavuze ko ibintu byose urubyiruko rutekereza byagakwiye kuba bishingiye kuri iyo mitekerereze yo guharanira kwigira no kubaka igihugu cyarwo.